Uyu mukobwa dutangiranye hano wicaye hagati amazina ye yitwa Betty. Nyuma yuko amaze gushaka umugabo, yari afite umukobwa w'inshuti ye bari inshuti kuva na kera hose mbere yuko ashaka umugabo. Ariko umukobwa yaje kumugira inama, amubwira buryo ki yamwirenza kugira ngo bongere bisubire mu bihe byabo bya kera, bakomeze bibereho bwa buzima nta mugabo bafite. Uyarangije rero yaje kumutumira iwe, aramubwira tuzaza ubimfashemo, ndetse mu kuza kubimufashamo yaje amuzaniye n'ibintu yashyira mu cyo kunywa kugira ngo arangize umugabo we. Ndetse kuri uwo munsi umugabo we hari umuntu nawe yaramubwiye amakuru, amubwira ko umugore wa muhiga ashaka kuzamuhemukira. Ubwo umugabo yaje kujya mu kazi hashize igihe yaje gutaha yihinduye impumyi, ndetse mu kuza yihinduye impumyi byose yabikoze kugira ngo arebe koko umugore we iyo mipanga arayifite. Ndetse bidatinze mureke tunatangirira ahangaha aho inshuti ye yari yaje kumusura, ndetse inshuti ye yamubwiye buryo ki ari buze kubikoramo kose. Arangije arabikora, arangije avuga ati nose buriya ntibyabaye, ati nyine wabikoze neza ariko nanone ongera ushyiremo byinshi. Hari ibintu yari yamuzaniye agomba gushyiramo, ndetse ngo ibintu byahitana umugabo we cyangwa se bikamuhindura ikigoryi. Yarangije yarabikoze nk'uko mushuti we yarabimubwiye. Mwabantu mwe muri iyi si hagiye hariho inshuti mbi, hari inshuti nziza n'inshuti mbi. Rero mujye mushishoza neza mumenye ko mufite inshuti nziza, inshuti yifuza ko wakubaka urugo rukagenda neza. Barangije barahoberana cyane bakajya bakorakoranaho. Uyu mugabo arangije avuga ati ubwo rero muzi ngo murampimye, reka ze nanjye ndaje nkwereke ko nabimenye mbere yuko mubitegura. Arangije yahise afata cya kirahuri bamaze gushyiramo biriya bintu arakiguranisha. Arangije baramubaza ati nose baby wanyoye se? Ati ntago ndanywa rega, ntago ndanywa, ariko nanone ntago ndi kubona ikirahuri. Ati wakimpereza se baby? Ati cyane rwose nta kibazo, reka nguheke reka nkwiteho nta kibazo nkiguhereza. Ubwo muri ako kanya uyu mukobwa yamuyoboye akaboko ke akerekeza hari ikirahuri, aramuhereza avuga ati baby ryoherwa rwose, iki cyo kunywa nicyo naguteguriye kandi ndabizi ko kiri bugukore ku mutima, ndabizi ko iki cyo kunywa ryose kiri bukuryohere. Uyu mugabo nawe arangije aranywa aravuga ati baby uzi ukuntu gitestinga neza. Ubwo yarashaze kuvuga ngo kiryoshye cyane, ndetse ngo kiryoshye neza cyane. Uyu yarangije aravuga ati reka duhane cheers baby. Ati cheers. Ndetse yarangije aravuga ati ntago uri kuhabona nyine, ati reka noneho duhuze duhane cheers. Ubwo bahanye cheers. Noneho igitangaje kurushaho ni ukuntu umugore we niwe uri kunywa bya bintu yaragiye guha umugabo we. Uyu yarangije aravuga ati bishobora kuba biryoshye kuko ndi kubona umugabo wawe rwose yayikunze ino ji imeze neza nta kibazo. Uyu mugabo akomeza kwinywera, bazi ngo uyu mugabo rwose hari ikintu ari kunywa kumbi ntabyo ari kunywa, ari kwinywera kari akaji rwose kameze neza. Bazi ngo ibyo bashyizemo ari kubinywa kandi byayo byo ukajya. Arangije aravuga ati baby ino ji iraryoshye pe, itandukanye n'izindi zose nagiye nywa, iyi ryo nagatangaza. Uyarangije aravuga ati yakoze ki ufite umugabo mwiza mubanye neza rwose. Kumbi yabivuga kugira ngo umugabo we yumve ko bamukunda, ariko n'ubundi ntago bazi ko umugabo we yamaze kubimenya ko nta keza bamwifuriza habe namba. Uyarangije aravuga ati uyu mugabo wanjye se turumvikana, umugabo wanjye buriya ni umuntu wicisha bugufi, ni umuntu rwose twumvikana. Uyarebyemo ahangaha abona yanyweye byinshi, ariko mu kumara kubinywa abona nta kintu ari kuba, aribaza nose bibiri kujya mbere gute kubona nta kibazo afite. Uyarangije aravuga ati nawe wibyihutisha ariko. Uyaravuga ati baby wumvise bimeze bite se? Ati byari biryoshye. Uyarangije aramubwira ati umva noneho umuti uri hafi gutungana, ibintu biri gucamo. Ahita avuga ati nose sheri wawe nta kibazo afite, bazi ngo bamuroze kandi nawe ikintu yigeze anywa. Ati baby nta kibazo ufite ra, uri kumva umeze neza? Ati cyane rwose meze neza. Ati uri kumva umeze neza nta kabazo na kamwe ufite? Ati habe naka ngaka. Ati nagira ikibazo gute se ndi kumwe na sheri wanjye? Nagira ikibazo gute kandi ndi kumwe n'inshuti ye nanone ku rundi ruhande? Nta mpamvu yo kugira ikibazo, ibintu byose rwose bimeze neza. Uyarangije aravuga ati naringize ngo wenda ari nk'akabazo waba ufite, ariko nta kibazo, niba ari nta kibazo ufite nta ribi. Rero ongera unywe ahangaha, ndi kubona wari ugiye kamaremo, hanyuma rero niba nakongeramo kandi nako nkongeremo, hanyuma rero tugira umwanya wo kuganira. Ibyo kunywa twabimaze, buriya kuganira n'abantu muri no kunywa buriya nta kigenda. Banzu bisoze, reka tubisoze gutya. Uyu mukobwa w'inshuti ye akomeza kumukorakoraho ku bibero. Bisobanura bano bakobwa wagira ngo bari n'abalesbienne, cyangwa se ubundi abalesbienne ni abantu bakunze guhuza ibitsina
cyangwa se nyine muri make abantu baryamana bahuje ibitsina, ariko nanone ku bakobwa. Noneho ku bahungu bo bitwa abagay. Abakobwa nyine abahungu ubwo nabatinga nyine ko twabita, ariko nanone aba bakobwa nabo nta wamenye icyari kibyisha inyuma. Ubwo siniyumvisha ukuntu umuntu w'umukobwa yashyigikira mugenzi we ngo nasenye urugo rwe, ngo narusenye, hanyuma mugenzi we nk'udafite ubwenge, nk'udafite conscience cyangwa se nk'udafite inyurabwenge, yarangiza agahita abikorera icyo, nawe agahita avuga ati uzi ko igitekerezo mpaye ari cyo we, reka mbyemere nta kibazo. Ubu bushuti rero nta kintu buba bumaze, gufata urugo rwa mugenzi wawe ukarusenya ubishaka ku bushake, nawe yarangiza akabyemera. Nagira ngo mbabwire ko ibi bintu nta kamaro kabyo, ahubwo biba ari ubuyobe bwinshi cyane. Uyarangira bati ndi kubona rwose byaryoshye, ibintu bimeze neza rwose hano mu rugo rwanyu, nakunze ibintu byose bimeze neza, agatangira kumusomesha. Uyu ni inshuti ye magara, uyu byibushye ubundi niwe w'inshuti ya Betty, ariko ni nawe umugira inama y'ukuntu yasenya urugo rwe, niwe umugira inama y'ukuntu yakwitanira umugabo we. Batangira kunywa amahanga baseka, baryohewe, bari mu buryohe, ndetse umugabo arangira ati nose baby muri mu biki ko numva mutari kunganiriza. Uyahita mubwira ati oya nta kibazo sheri, nyine nuko wenda ushobora kuba ushaka kunywa, ariko dore akarahuri kawe ngakangaha gafata ube wasomaho nta kibazo. Ndetse n'umugabo nawe ntiyaza ahita agafata atangira kugagotomera. Ariko nanone mushuti wa Betty agakomeza abona umugabo ko ari kunywa, akabona nta bimenyetso ari kugaragaza by'uko yanyoye uburozi, akabona umugabo rwose ari inywera nta kibazo. Batangira kwibaza niki kiri kujya mbere, ariko nanone baravuga ati reka dutegereze turebe, buriya wenda wasanga iminota iri hari ukuntu biri buze kugenda bikaba byaza guhinduka, hakaza kubaho impinduka, bikaba byamukoraho nyine akaba yatangira kugaragaza ibimenyetso. Bakomeza kwinywera nta kibazo, ariko uno mugabo akabareba akavuga ati shaha tubana mbazi. Yamaze kubavumbura, yamenye ko abana na Yuda, ariko nta kintu yigeze abimubwiraho ko abizi. We yarinumiye aricecekera, kuko n'ubundi urabyumva ntago waba ushaka gufata umuntu hanyuma rero ngo ugende umubwire ati ndashaka kuzagufata, ubwo waba wifungiye amayira. Biba bisaba ko wicecekera. Uyu mugore warongera amubaza ati nose baby nta bimenyetso uri kumva nyine bidasanzwe muri wowe? Ati wapi. Uyarangije tareba Betty nako ahita areba mushuti we. Mushuti we aravuga ati nta kimenyetso na kimwe uri kumva? Ati wapi ntacyo. Yarangije avuga ubwo se byaba byagenze bite? Ubundi akunze kugira ibimenyetso byo kuribwa mu nda, akaba yaruka, nibyo ari kongorerana, bari kubyongorerana bombi wa babiri. Yarangije avuga nuse ko umuntu ameze neza, ni ikihe kibazo cyaba cyabayemo? Nuse ndi kubona nge nta kibazo afite, nuse ko nabishyizemo bihagije, ubwo se twabigenza gute? Wumve neza. Atumva rero ikibazo cyaba cyabayeho dushobora kuba twashyizemo dukeya. Uyu mushuti we niko yatangiye gutekereza, cyangwa twashyizemo bikeya twongeremo ibindi. Arangije atabwira Betty atuva umva reba hano nkubwire, ariko ngorera Betty ati mwana ubanze twashyizemo bike, reka tubifate twongeremo ibindi kugira ngo bibe byinshi. Kumbe icyo bataza ubwo Betty niwe wabinyoye, niwe wanyoye birabirozi bashyizemo. Uyarangira avuga ati umva reka tumwongeremo ibindi hanyuma rero bibe byinshi kurushaho, kubera ko yagakwiye kuba yagaragaje ibimenyetso, yagakwiye kuba hari impinduka zabayeho. Uyu mushuti wa Betty arangije abaza umugabo wa Betty ati nta kibazo na kimwe uri kumva ufite se? Ati wapi ndi kumva ameze neza. Barongeye barabimubaza babimusubirishamo. Uyu mugabo arangije arabaza ati ubundi kubera iki muri kumbaza ibintu nk'ibyo ngibyo? Uyu aravuga ati ntabyo nyine, ni kugira twumve ko nyine umerewe neza, kuba naba ndahanga bitaza kuba byatera ikibazo, ni ukugira numve nyine kumerewe neza kuba ndaha. Uyu aravuga ati nuse tubigenze gute? Ubanze ubuntu wazanye bitakoze, ntago byakoze mwana wambeshya, atizana ka kantu za twongeremo. Muri ako kanya itagikura mwibera aho yari yagishyize, akivana yarebye ahangaha abona ni ibyanya byo nyine, abona yabivanze neza byakoze, ahubwo akomeza kwibaza why not bitari gukora. Hanyuma rero ngo abe yatangira kumva uburibwe, arebye ahangaha aravuga ati ubuse naba nibeshye. Atumva Betty umva nkwereke rero, wowe ugiye gufata wongera ushyiremo ibindi sibyo? Buriya wenda ibyo twashyizemo ntago byakoze. Atumva nyine muka Betty ibintu byose bimeze neza, nuko hari utuntu turi kuganiraho kubijyanye n'ukuntu umuntu yajya ateka, kubijyanye n'ukuntu umuntu yategura, kumbi bari kumubeshya yabavumbuye. Atumva fata shyiramo ibindi. Biravuga tunongeremo ibindi, ndetse
none se nimbishyizemo nanone agahita apfa. Kumbi Betty nubwo ari gushaka kubikora ni ikigare, nta nubwo yifuza ko uno mugabo apfa, ahubwo we ni ikigare nyine. Mwabantu mu kigare ni kibi, niyo mpamvu usanze ko ukunze kumva abantu bavuga ngo ibintu byo kugendera mu bigare ni bibi, ntimukagendere mu bigare ni bibi cyane. Rero nawe yagendeye mu kigare, arangije arabifata abishyiramo nanone ashyiramo ibindi, ndetse ko ari kubishyira maze ngo ari kongera mu byo yari yashyizemo kare. Kumbi ibyo yashyizemo kare nta birimo, akarahuri kare karimo ibyo yashyizemo kare ntako. Arangije abishyiramo byinshi kuko byakabaye, arundamo byose uko byakabaye byose abimariramo. Bisobanuye ngo niba bari bateguye ko byamujunjamisha bikaba byamugira ikintu cy'ikigoryi kiri aho ngaho, ubu none hashobora kubishyiramo gutya ugasanga biramurangije. Niyo mpamvu uzajya kwa muganga bakakubwira ati ku munsi uzajya unywa iyi miti, none ushobora kuyirenza wanywa myinshi ugasanga igukozeho. Niyo mpamvu rero buriya umuti unyweye ufite impamvu bashyizeho uwo muti ko ari ugomba kuzajya unywa. Iyo urengeje ukanywa mwinshi birakurenga, nawe ingaruka urazibona. Wanywa muke nanone ubwo nawe urabyumva. Rero niyo mpamvu uba ugomba kunywa mu rugero. Rero abangaba barengeje urugero, ubwo bashobora kubimuha yabinywa bikarenga urugero, ugasanga bya bindi bibwiraga ko bagiye kumujunjamisha ugasanga ahubwo bimuviriyemo no gupfa. Uyarangije aravuga ati simbisoje se. Uyu nawe aramubwiye ati nyine usoje ubikoze neza, reka duhoberane. Yo masheri, aba bakobwa ni abatinganya nyagasani, witegereze urebe. Uyu mugabo arangije arabitegereza, kumbi nizi inshuti zawe ugira nabamugendana nawe bakugira inama, bakomeza gukorakorana aho ngaha. Umugabo abireba arangije aravuga ati okay, buri ubwenge bwari bwiza, uretse nze nanjye ndaje mbereke ko nta bwenge mundusha, ndaje mbacira agahigo nanjye ngira utuntu mbiyerekera. Yahise afata cya kirahuri kiwe, wibuke icya kare yagisimbuje icy'umugore we, icyo bari bamuhaye kare yagihaye umugore we, none afata ikindi bamuhaye agihereza wa mushuti we, abari wagihereza. Bisobanuye ngo bombi nibo bagiye kugira gute kunywa buriya burozi, ingaruka nibo ziri buze kubaho. Uyu mugabo yiturije yahise agurana ibirahuri, arangije avuga ati baby, ko mutari kunywa se mwebwe byagenze bite? Uyarangije aravuga ati nta kibazo baby, nyine hari utuntu twinshi twari turi kuganiraho, urabizi tuba tunakumburanye, hari hashize igihe kinini tudahura, rero twahuye dufite amatsiko buri wese yo kuba yahura n'undi tukongera tukaganira, ahubwo se wowe kutari kunywa byagenze bite? Uyu musore arangije aravuga ati reka ngutomereho nanjye numvaga n'akanyota kaje mu kuntu aba bari kwishimira ko ari kunywa ibirozi, kumbe ntago bazi ko ari bo bari kunywa ibirozi. Uyarangije batumva mwihorere, mureke wibyitaho mwihorere, buriya bigiye guhita birangira. Uyu aravuga ati cyane rwose turamusoje, reka natwe twinywere shu, reka twinywere twihaniye cheers ahangaha, ahubwo nawe terura akarahure twinywere. Umugabo yaranyoye anywa byinshi noneho kurushaho, baribaza ati fata nawe usomeho, hanyuma rero dutangire duserebure isinzi, dutangire twinjoyinge, aho guhita ucomeka icyuma dutangire twirire imiziki. Bakomeza kunywa n'umugabo anywa. Umugabo ari kubatera imibare avuga ati sha mwandoze mwebwe muzi ngo mundusha ubwenge, mwandoze mwebwe kwa nini? Uyu mugore avuga ati baby, ahubwo duhane cheers ndebera ukuntu abantu b'abagome babaho. Umuntu akabaza ngo agiye kukwica, akabazi ko agiye kukwica, yarangiza akakubwira ngo munabinywesha, akakubwira ati mwinjoyinge, akakubwira ati muryoshye. Kandi mwa bantu mwe mureke mbabwira, abantu muri isi baratandukanye. Hari abantu baba bashimishwa no gukora ibibi, hari abantu baba bashimishwa no gukora ibyiza, noneho hakaba na ba bantu bakora ibyiza n'ibibi byose icyarimwe. Ese wowe uri ku ruhe ruhande? Ndetse ahangaho n'umugabo arangije aravuga ati baby urakoze cyane. Umugabo yarakanyoye akamaramo, aravuga ati baby mbega ji yari iryoshye, noneho gusangira namwe byari bineza neza, byari umunezero, byari ibyishimo gusa sibwo banyoye, nabo ntibagiye kuzimaramo. Sasa reka uze wirebere rero. Sasa umugabo arangije nawe arategereza ngo arebe ibisubizo biri buze kuva mu byo yakoze, arituriza. Barangije baravuga ati baby umeze neza? Yarongeye amubaza cya kibazo nanone, ati cyane rwose nta kibazo na kimwe ufite? Ati cyane rwose nta kibazo mfite. Ahubwo umugore akimara kubimubaza yatangiye gucika intege, yumva atangiye kuribwa. Uyu aravuga ati mwana bigezweho turabikoze. Kumbe icyo atazi nibo bagiye kujya hasi, bari bazi ko bagiye gushyira uriya mugabo hasi. Uyu yatangiye kuribwa n'umutwe, atangira kujya areba, akabona ibintu ari kureba ntago ari kubibona neza. Mugenzi we nawe wari uri kumusesa arimo avuga ati dutangiye twishime, mu nda byarazi nyagasani. Bya bimenyetso byose yavugaga mu kanya byatangiye kuza. Witegereze urebe,
ubwo uyu nguyu atangira gusinzira, atangira guhera ndetse atangira kumva uburibwe budasanzwe. uyu aravuga ati mwana ubaye iki ngewe nta kantu kari kikanze mu nda ariko ndumva bishize. hanyuma rero wenda ashaka kumenya bigenze bite ko umuntu uri gutaka cyane. ndetse ahangaha Betty nta kindi yongeyeho, yaravuze ati mwana ndi kumva uburibwe budasanzwe nyine wumva uburibwe budasanzwe, ikintu kidasanzwe ubwo nyine ni nk'ikintu gishya kuri wowe. arangije aravuga ati ndi kumva ndi gupfa numva, wagira ngo hari ibintu biri kunyegagura mu amara yanjye, wagira ngo hari ibintu biri kuyakatagura, wagira ngo hari ikintu cyajyanyemo mu kasi kigena gikatagura gihereye ku murongo. uyu mushuti waravuga ati ese byaba byagenze bite, niki cyaba cyabaye, reka nongere nsomeho. Sasa ari kwibwira ngo agiye gusomaho kugira ngo byorohe, ahubwo ari gusomaho akongeramo ibindi birozi bituma noneho bimukatagurira icyarimwe. arangije aragotomera koko. bya bindi bavuga ngo umutego mutindi ushibukana nyirawo, bari bazi ko bawuteze uriya mugabo ariko birangira ari bushibukanye. ahangaha ushaka wajya wigendera neza mwa bantu mwe, mukigendera neza, ariko ubundi kuki mbona amafaranga, imitungo, inshuti mbi, ibintu bizicisha abantu, kubera iki ubundi tutabikwepe ngo tubigendere kure. umugabo nawe arituriza, arabumva ibyo bigira byose. sasa mushuti we wari uri kumubwira ati mwana kuri kuribwa cyane bimeze bite, noneho yagiye kubona riririye icyo ngicyo, ajya kumva yumva umuntu atangiye gutaka, atangira kugonga cyane avuga ati ndapfuye ndikumva amara ari kuzamuka ngiye kuyaruka nyagasani, atamara ari kuzamuka ndikumva ngiye kuyaruka. mushuti we nawe arangije tayari byaramufashe nawe byaramwatatse, aravuga ati ndapfuye noneho nanjye ko ndupfuye birangiye ndabigenza gute, nanjye ndikumva binyatase. uyu aravuga ati mwana winkiniraho, uri kunkinisha we ntabikubaya, ati ndapfuye ahubwo ngiye kukurusha. bombi batangiye gutaka ndetse uko bari kurira bagonga, umugabo arabitegereza ibi bigoryi koko, nk'aba koko bajyaga he. hari igihe buriya umunyabwenge yitegereza akantu akakareba ntagire ijambo avuga, ubundi bikorwa bikikorera. ubundi nako amini buri umunyabwenge nta magambo menshi agira, umunyabwenge arakora ibikorwa bikivugira bikanigaragaza byose. ndetse aba bakomeje kugonga bataka cyane. uko bari gutaka, wa mugabo yitonze bukeya afata za rineti yari yashyizemo azikuramo. wibuka arabona, ariko yari yarabeshye umugore we ko atabona, kugira ngo azifatire nyine azibonera ibimenyetso, kugira ngo azabifatire bashaka kumuhitana. buriya uko abantu bagenda bavuga ibintu, ntihabura na ba bandi nanone b'inkoramutima baza bakavuga ukuri. uyu mugabo rero nawe yaje kuvumbura ko abangaba batamwifuriza neza, batamushaka. uriya ubana n'umuntu hari n'utumenyetso tugiye dutandukanye ugenda ubona. hari abantu baje bamubwira ukuri, bamubwira ko umugore we amuhiga, atamwifuriza neza. nawe yikoreye ubushakashatsi, amwitegereje cyane, abona koko ntago biri shyashya. arangije afata umwanzuro wo kwihindura impumyi. tayari ibimenyetso ntabyifatiye. aba bakomeje gutaka, nta nubwo baramenya ko abona, ntago barabivumbura, bakomeza gutaka cyane bavuga ati turapfuye. mushuti wa Betty yegutse ahangaha, ariko se byaba byagenze bite ubundi? ahangaha uhita wibaza ukuntu byagenze. bari bazi ko baroze uriya mugabo, batangiye gutekereza ko ashobora kuba yabaguraniye, kandi bareba umugabo we akabona yimereye neza, umugabo nta kibazo afite. ubu mu kanya gato bari kuba bari kumushinyagurira, bari kuvuga ati kirapfuye nikigende kigire gute. ariko muri aka kanya Imana irahitambise, Imana isiza iciye ikinga akaboko, iravuga ati ibi bintu ntago ari ngombwa, ntago wakwicwa n'abo bantu, reka ntago bibaho. mushuti wa Betty yitegereje ahangaha, abona umugabo arakanuye, abona umugabo ari kubareba, kandi yarazi ko umugabo arwaye amaso, yarazi ko umugabo atabona. ahita abwira Betty ati Betty reba hariya. Betty nawe yitegereje, abona umugabo we nawe ari maso nyagasani. ahangaha barenzaho iki? noneho byahise bibarira icyarimwe. bakimara kubona ko uno mugabo ari gukanura, atangira gukoma amashyi avuga ati sha aka gakino twagakinnye neza pe, nari nzi ko bitari buze gukora, ariko ndumiwe cyane rwose. ntago nari nzi ko nakina agakino gutya kagahita gakunda, ari n'ubwa mbere nkakinnye. ubundi ibi bintu sinari sanzwe mbikora, ariko aho mbikoreye rwose mbona ko bikora, mise mbona ko birya. mbega ibintu by'inyamibwa we, mbega utuntu twiza babarumirwa. basanze umugabo uri ahangaha nawe ni umukaceraza ubwenge. arangije aravuga ati nose ubwo murarenza iki? bararebana nyine bombi nk'abantu bashwawe, nk'abantu basebye. ibyo bari bateguye ntago byabahiriye, ntago bigeze babigeraho. barangije baravuga ati tubabarire rwose tubabarire. uyu mugabo aravuga ati mbababarire iki se, ko mwakoze ibyo mwashakaga? so nta bihambaye, ariko byaba byiza munasohotse mukigendera,
reka mbanze ngira ibyo ntunganya nanabagaburire muze kuva mu rugo muriye kuko nta kwirukana abantu batararya. Yaje gusanga ari ibya fake ahita ajya kubategurira icyakura, ndetse bidatinze yagarutse avuye gutegura icyakura asanga bamwe bahwereye. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.